numva nayisaba ubwenge bwo kuba muri iyi si kuko biragoye kandi biraruhije kuba uri mbuni iyi si umuntu akubona akabona uvuga iby'Imana ariko nta bwenge burimo ntacyo byakumarira. Dusubizemo imbaraga ni wowe dutekereza twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora Uwiteka n'imbaraga zanjye niwe ngabinyitira niwe murengezi w'ubuzima bwanjye ambereye maso nacyo nsaba. Ibihe byiza nshuti mukunzi dukurikiranye kuri Mo TV kuri uyu munsi wa none. Aya masaha rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa n'abakobwa batatu ngira ngo muri kubabona abakobwa bakeye bameze neza. Mu byukuri muri aka kanya rero ukaba uri kumwe nanjye wizipazo mugiye kubana muri iki kiganiro. Reka rero ntangire nakira abatumirwa dufite kuri uyu munsi dore ko kuri uyu munsi wa none ari umunsi udasanzwe hari abahanzi bitabiriye amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi ari kubera hano Kayonza. Rero n'abatwakiriye ni bamwe mu bitabiriye aya marushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi kuri uyu munsi wa none. Reka rero ntangire mbaha ikaze muri iki kiganiro tugiye gukorana cy'iminota mikeya cyane. Ikaze rero mu kiganiro. Murakoze. Wenda mwatangira mwibwira abadukurikiye n'ibyo mukora. Murakoze. Amazina yanjye ni Umutesi wa Semedia. Nkaba nkunda kuririmba indirimbo za gospel. Ndumva ari ibyo. Yego nawe twibwire. Murakoze. Amazina ni Mozarine. Nanjye nkunda kuririmba indirimbo za gospel. Rimwe na rimwe nyine nanjye njya basha kwandika. Ntago ndirimba kenshi z'abandi nanjye mfite zanjye nimbi ku giti cyanjye. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Esther Musani wabo. Nanjye nkunda kuririmba gospel. Ngiyumvamo kandi numva nanabishobora. Hari impamvu kuri mwahisemo kuba mwaririmba gospel? Hari injyana zigiye zitandukanye, hari abakora indirimbo zisanzwe z'isi. Kuki mutahisemo gukora izo njyana mugahitamo gukora indirimbo z'Imana? Nyine murakoze. Impamvu ngiyewe ku giti cyanjye nahisemo gukora gospel nuko navutse nyine muri famille yacu n'abantu b'abarokore bakijijwe. Ntago nayi kuvukira muri uwo muryango ngo nisange mu by'isi cyane kuko nakuze mbona bamasenge ari abantu bazi kuririmba cyane nanjye nkora ariko nisanga niyo mpano nisanzemo ndumva ari ibyo ngibyo nyine niyo mpamvu ntabigiyemo iby'isi. Umuntu ashaka kwita yibaza impamvu abakobwa batatu bihuje. Ibi mwabitekereje gute? Murakoze. Nyine twahuriye ku ishuri none urabizi iyo umuntu afite impano agahura n'undi ufite impano barafatikanya bakazamurana aho umwe abyishe undi agukosorana noneho tuba inshuti gutyo twifuza kujya twafatanya ko tubonye nyine akanya twafatanya. Usanga mu by'ukuri amatsinda menshi aririmba rimwe na rimwe azamo gushwana. Ese mwebwe ntago utwo tuntu mujya muhura natwo? Ntago turahura nabyo. Sinzi wenda ntawamenya ibintu byose biba ku mugambi w'Imana. Ko twarihisemo gufatanya nuko koko nyine wabonye umuntu kumva umwiyumvishijemo. Usibye no kubona umuntu kumva umwiyumvishijemo, hari ibintu byinshi nyine wumva iyo uririmbana n'undi muntu. Hari byinshi bigufasha kuko hari igihe abazi ikintu waririmba bitewe n'icyazi akaba yakubwira ngo ririmba gutya na gutya. Rero ibintu byo gushwana ntago birabaho. Abakobwa rero batatu turi kumwe nabo muri kureba kuri Mod Nation kuri Mod TV mukurikiranye muri aka kanya. Reka rero mu by'ukuri twumvisha ko ari abahanzi, batubwiye ko ari abahanzi baririmba indirimbo z'Imana. Buri wese ashobora kwita yibaza baririmba gute? Amajwi atatu yahuye biba bimeze bite? Mu by'ukuri muri abantu amatsiko mubaririmbire akaririmbo mbocishirizeho akaririmbo gatoya mu by'ukuri bamenye nabo turi kumwe nabo. Tugiye kuririmba gusa ntabwo turirimba yacu
ariko turakoresha iyo ndi muhanzi dukunda cyane kandi twumva yuko yaba ari umudo wacu niwe tugendera ubwo muri make ko turi abakobwa batatu twihuje tuvuga ati kabisa tubaye nka kana akari cyo cyatumarira. Uwo murudo wanyu bamwita Daniel. Niyo mpamvu mwamuhisemo tubona ari umuntu umaze kugera ku rwego ruhambaye kandi rushimishije mu muhanzi uririmba indirimbo za gospel kandi zubaka abantu zikomeza abantu. Iyo umuntu yumvishije rero injyana ye, iyo yumvishije ukuntu aririmba atuje, twumva nyine yuko yaba ari umudo wacu mu njyana dukora. Buri wese rero afite amatsiko mugire icyo mugaragaza kuri Mo TV. Fata ukuboko Yesu nkomeza, Mwami nkomeze, uko ibihe bigenda bishira nsanze nashoboye, uri byose nkeneye, dusubizemo imbaraga, ni wowe dutekereza, twiruke twe kunanirwa, tugende twe gucogora, Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe, Uwiteka we komeza umurimo wawe muri twe, hembura 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 umurimo muri twe, komeza 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 umurimo muri twe. Murakoze cyane rero, ngira ngo muri mwabiyumviye amajwi meza cyane, amajwi meza mwayakuye he? Okay, nyine iyo umuntu afite impano nta nubwo arinda kujya kubyiga, nyine umuntu arakura ugasanga ari kubyisangamo, nawe ntago amenya ukuntu bije n'ahantu twayigiye. Mu by'ukuri wabumva n'ibyo muririmba koko bijyanye n'iyobokamana, mukangurira abantu kuba abakristo, gukizwa. Ese mwebwe murakijijwe? Yego. Warabatijwe? Narabatijwe. Nsengera muri idini? Nsengera muri Edora Charité hano nyine Kayonza. Umushumba wanjye nyine Pastor Visi. Yego. Ubu wagiye mu mazi menshi ribara cyane, ariko amazi si yo ya mbere, ahubwo icyambere no kubanza ukabatizwa na Mwuka Wera kuruta uko wajya mu mazi. Yego. Kuri munsi rero mwitabiriye Ati Rwanda nk'abahanzi bakunda umuziki kandi mwifuza kogeza ubutumwa bw'Imana bukagera kuri bose. Ese mwebwe mwitabiriye Ati Rwanda mugamije iki? Niki mwari mugamije? Mutekereza gufata icyemezo cyo kuba mwakitabira iri rushanwa? Murakoze. Aya marushanwa navuga ko yaje kugira ngo akangura abana benshi cyangwa se akangura abanyarwandakazi n'abanyarwanda, kuko aya marushanwa abera umuntu nk'ifatiro cyangwa se nk'itangiriro, kuko iyo bavuze amarushanwa hari ibintu byinshi nyine abantu bafite impano zitandukanye, ariko akaba zikorera iwabo, bakaba bamubwira ngo ushoboye iki kintu kuko wagikora. Rero iyo babikubwiye nka gutyo ukagikora kumva uragikunze, hakaba nk'ayo marushanwa nk'ayo,
uravuga nanjye reka njye gupima amahirwe yanjye, ese ndebe koko ibi bintu bambwira ngo ndashoboye kandi nanjye nkiyumvamo ko nshoboye koko byamarira iki. Rero nk'uburyo buryo niyo mpamvu twaje muri aya marushanwa, twaje kwerekana impano zacu kugira ngo zizadufashe no mu gihe kizaza, kuko nk'aha ngaha birahita biguhereza igipimo ku buryo wavuga ngo kabisa nanjye ari ikintu byamarira mu buzima. Muri nka abantu batatu mwafashe icyo cyemezo cyo kwihuriza hamwe kugira ngo mwogeze ivugabutumwa, mu by'ukuri biragoye kuba abantu batatu bahuza bagafata umwanzuro umwe. Ese mwebwe igihe wenda tugarutse nko ku babyeyi banyu, uburyo babahereza umwanya wo guhura, ubona bitababangamira? Akenshi na kenshi hari ababyeyi nyine usanga impano z'abana akenshi na kenshi aribo bazica, kuko ari nk'igihe usaba umubyeyi ukamubwira rero mubyeyi ndashaka gukora ikintu iki n'iki, kubera ko azi kuri ku ntebe y'ishuri akaba yakubwira ngo icyo kintu reka kukijyamo, ariko nyine kubera yuko mu mutima wawe wumva yuko ari impano yawe, akenshi na kenshi hari igihe ubikora atabizi, ahubwo nyine akazisanga byabaye kuko ari nta kundi yabigira nyine akarekera. Ariko hari n'igihe umubyeyi agushyigikira akagufasha, ahubwo icyo twasaba no kugira ngo ababyeyi bite ku mpano z'abana babo. Cyangwa se hari igihugu ari abantu bagira abantu babayobora, ese mwebwe hari umuyobozi mufite cyangwa se uwabakuriye muri groupe yanyu, ese yabarinde? Murakoze. Nyine twebwe uko twahuye tukihuza, yenda twavuga tugende mu kuririmba turafatikanya nyine, ariko nyine ku buyobozi bw'ibwo ntabwo turavuga ngo uyu nguyu nidukuriye, ariko nyine nk'aho tujye duhagarariwe hagiye nyine biba ngombwa si ukwishyira hejuru nyine, ariko nyine tuba tuvuga ngo kuko twahuye fondasiyo dushobora kuba tuyu umuntu atarimo byagenda gutya na gutya, runaka adahari ijwi rye rirakenewe n'iryanjye rirakenewe, ariko nyine mba numva ku giti cyanjye ndi umuyobozi w'iyi groupe. Ushingira ku iki kugira ngo uvuge ngo uri umuyobozi w'iyi groupe? Nyine kuko aba bagenzi banjye nyine bazi kuririmba, barashoboye, nanjye ndashoboye, kuko abantu benshi nyine tujya turimba no mu kigo cyacu ku ishuri habaye nk'ibirori bakabitubwira, abana benshi bakadukunda, ariko nyine kuko bafite amajwi bazi, mfite ayo nzi, ariko nyine ayo nzi hari icyo mbarushaho, nabo si uko bari hasi, hari ibyo bamfasha, ariko nanjye hari ibyo mbafasha kugira ngo indirimbo zacu zigende neza, yaba ari ukwandika nkandika, nkaza nkabigisha, nkashaka melody nagendeye kuza abandi, nkashaka melody yanjye nkandika indirimbo nkabigisha, tugafatikanya nyine nkabatoza nta kibazo. Wenda tugaruke mu buzima rusange, wavuze ko uri umwanditsi w'iri tsinda, ese ni iyihe indirimbo wanditse, wenda tuvuye ku ndirimbo mwiganye cyangwa se mwigana z'abandi, indirimbo zanyu ku giti cyanyu, ese zo zimeze zite? Muturirimbireho twumve. Nacyo nyine reka tubaririmbireho ko iyo twanditse, ariko turakora akantu gatoya. Uwiteka n'imbaraga zanjye, niwe ngabinkingira, niwe murengezi w'ubuzima bwanjye, ambereye maso nacyo nsaba. Uwiteka n'imbaraga zanjye, niwe ngabinkingira, niwe murengezi w'ubuzima bwanjye, ambereye maso nacyo nsaba. Himbazwa tambirwa singizwa, wumvise gusenga kwanjye
mwami habwa icyubahiro. Umvise gusenga kwanjye, mwami habwa icyubahiro, mwami habwa icyubahiro. Murakoze cyane. Wenda tugaruke mu buzima rusange, sosiyete cyangwa se ahantu muba muri, haba ku ishuri, aho hantu biba bimeze bite? Ni gute babakira nk'abantu, nk'abaririmbyi, iyo muri kubaririmbira, muri kubahereza ubwo butumwa bwiza cyane numvise? Ese ni gute babakira? Nahe magambo nyuma bavuga kuri mwebwe? Nyine nk'iyo turi ku ishuri tugapafominga, cyangwa abana bakumva yuko hari ikintu turi buze gukora mu kigo, barishima, bagenzi bacu nyine bakishima, abarezi bacu bakishima. Cyane cyane nk'iyo hari abayobozi baje kudusura ku ishuri, dukunda nyine gupafominga, abarezi nyine bacu bakishima cyane, n'abanyeshuri baratwishimira muri rusange, ndetse na sosiyete aho tugenda ababyeyi bacu bakishima, n'abantu muri rusange mu nsengero zacu bakishima iyo batubonye. Ese ni iki muri gutekereza muri aka kanya? Muri gutekereza iki nk'abantu bategereje amanota ari vuye mu marushanwa mwitabiriye ya Art Rwanda? Ese ni muramutse mutsinze, ni gute, ni iki muri buhite mukora nyuma yaho? Murakoze. Nyine urumva dutsinze natwe byaba bidufashije, kuko nyine twaje hano tugira ngo turebe ko natwe ari aho twagera. Urabona turamutse dutsinze, urabona nyine turamutse tuzamutse wenda nko mu rwego rw'intara, wenda tukabona nk'abantu badukunda, bagakunda impano yacu, urabona hari icyo twageraho. Nyine dukeneye kuzamuka tukagera kure twifuza, hari aho twifuza kugera, aho turi ahangaha nyine ko tubona hano buri wese iyo umwe akoze kimwe aba yumva n'undi ari cyo akoze. Buri wese rero aba afite ibyifuzo, akavuga ati Imana njyewe nyibonye nona duhuye amaso ku yandi, nahita nyisaba iki kintu kimwe. Buri wese agiye kutubwira ikintu yahita asaba Imana, njyewe Imana nagusabye iki ngiki, wowe wayisaba iki? Njyewe nayisaba guhita injyana mu ijuru. Wowe? Njyewe ikintu nasaba Imana nyine mu gihe nyine muri iyi si ko yaneza intambwe ikanyagura nk'uko mbona n'abandi bamamaye nyine, ariko nagamije kwamamara, ahubwo ngamije kugira ngo abantu bamenye agakiza icyo ari cyo, cyangwa bamenye kuramya Imana ko habamo kubohoka. Wowe se ni iki wasaba Imana ugati ngiye nkusabye iki Imana kinkorere? Murakoze. Ikintu numva nahita nsaba Imana aka kanya muhe nayo, numva nayisaba ubwenge bwo kuba muri iyi si, kuko biragoye kandi biraruhije kuba uri muri iyi si, umuntu akubona akabona uvuga iby'Imana ariko nta bwenge burimo, ntacyo byakumarira. Reka tugaruke wenda ku bintu bigoranye. Nk'iki wowe kikugora muri iyi si? Muri iyi si ikintu kingora cyane nkumva kirangoye kabisa, sinzi, mva numva nyine ubuzima bw'ishuri bungoye. Burakugoye? Kandi burya ababyeyi badukangurira kwiga, igihugu kitugangurira kwiga tukunguka ubumenyi. Wowe ni gute wowe bikugora kandi mbyikora ari byiza cyane? Birangora kuko kubifata nkabivanga n'impano yanjye, bisa n'ibintu nyine kimwe kibangamira ikindi. Dusoza rero, nihe nama cyangwa se ubutumwa mwageza ku badukurikiye muri aka kanya, ku bakunzi banyu, inshuti n'abavandimwe, ni iki mwababwira? Njyewe inama nagira abadukurikiye, nabagira inama yo kuyoboka nyine inzira y'agakiza ko ni nziza, kandi cya kabiri bagakunda no kuririmba, kuko kuririmba iyo umuntu aririmbye bibohora mu mutwe, ugasanga nyine umuntu yari afite stress. Nkanjye nifite stress nyinshi, mpita niririmbira nkumva nibagiwe n'ibyo narindimo. Yego, kandi murakoze cyane rero kuba mwemeye kuba twakorana iki kiganiro, kandi tubifuriza amahirwe n'imigisha mu gutsinda Art Rwanda. Murakoze cyane.